iyo uhagaze mu mwanya Imana igushakamo, icyo wategeka cyose Imana iracyubahiriza. iyo uhagaze mu mwanya Imana iguhamagariyemo, icyo wahamagara cyose kirakwitaba. ndagira ngo mbwire umukobwa, mbwire umusore, mbwire umumama, mbwire umupapa, mu mwanya Imana ishaka kuhagararamo, hagararamo. Imana igukoresha ibidasanzwe mu izina rya Yesu. uyu munsi mfite ishimwe mu mutima, hari impamvu nyinshi zanteye gushima. uyu munsi mfite ishimwe mu mutima. Yesu ashimwe. bavandimwe, nshuti za Pastor Steven, ndabashuhuje. Imana y'amahoro ibaha umugisha. ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo no gufashwa n'umwuka wera bibane nawe aho uri hose. reka ngubwire ko ngukunda kandi si ukukuryarya, ndagukunda mu izina rya Yesu. kandi Yesu aragukunda kundusha. Imana iguhe umugisha. ndashimira inshuti zanjye, inshuti z'ikamba Karuvari, abakurikiranye ubutumwa bwacu kuyobokamana, mwese Imana ibaha umugisha. ubuhamya bwacu ngira ngo mwagiye mubwumva, uburyo Imana irokora umuntu. buriya ntuzatinde ku mwana wawe utarakizwa, cyangwa se ku mwana wawe ufite direde, ufite tatuwaje, ufite imico mibi, ngo ugire ngo ubwo buzima azabuhoramo, azabuvamo. ndibuka ko umunsi umwe mama abadamu bigeze babwira mama ati se nkawe warabyaye, cyane ko nari isa nkaho namunaniye, ariko akajya asenga cyane. none Imana yampinduye pasiteri. wabona nawe muri abo bana bakunaniye harimo muzaba umushumba, kaba n'umuhanuzi. wicika intege, wikuka umutima, bitewe n'ibyo abana bari gucamo. Imana iri kumwe natwe. imbere na mbere rero ndasuhuza abantu mwese aho muri, abari muri diaspora, abanyarwanda, inshuti, imiryango yacu, bashiki banje, abantu bagiye badufasha muri uyu murimo w'Imana, bari mu bihugu bitandukanye. mwese aho muri tubifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. nanone abakristo dusengana ndabashuhuje mu izina rya Yesu. abo tubana ku rubuga, ababwiriza buri munsi, tugira amateraniro ya buri munsi kuri groupe, buri munsi tugira umwigisha, buri munsi tugira umuyobozi, tugira abaririmbyi. abo bose ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibaha umugisha. reka rero senga Imana, tuganire aya magambo Imana impaye. Imana ibaha umugisha. uwera wa Isiraheli, Imana y'imbaraga n'ubutwari ndetse n'ubushobozi, wowe ugira neza bugacya bukira, wowe ufite ubutware bwo guhindura amateka y'ubuzima bwacu, ngwino ubane nanjye muri iki kiganiro. uyu nguyu ngurikiranye mu imbaraga zo kukireba no kukirangiza, kandi umucyo w'Imana umurasire muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana rero ibamera umugisha nkuko nari mbivuze. nukuri ndabakunda kandi ndabizi ko Imana izabageza kuri. tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo ibyo ubona bitarakugeraho si uko bitazaza, bizakugeraho mu izina rya Yesu. icyambere ni ukuba wizeye iyo wavuganye nayo. turaza gusoma igitabo cy'Abami ibice byaho 18. turaza guhera ku murongo wa 40. murongo wa 40 Bibiliya ivuze gute? Iravuze ngo nuko Eliya arababwira ati nimufate abahanuzi ba Bali ntihasimbuke n'umwe. barabafata. Eliya arabamanukana abagejeje ku kagezi k'Ishironi abicirayo. murongo wa 41. maze Eliya abwira abantu ati haguruka ufungure, kuko nuva ahaza kugwa imvura, ndumva haza kugwa imvura y'impangukano. Mana ishimwe. nuko Ahabu arazamuka ajya gufungura. Eliya nawe arazamuka ajya mu mpinga y'imisozi w'i Karumeli, yicara hasi yubika umutwe mu maguru. Imana igufashe ni ubika umutwe mu maguru kubera ikibazo ufite. ntuze kubika umutwe, Imana irakora. Imana ikugirire neza. Abwira abagaragu
abwira umugaragu we ati zamuka witegereze ku nyanja. Arazamuka aritegereza aragaruka aravuga ati ntacyo mbonye. Imana ishimwe. Amubwira gusubirayo agira 7. Imana ishimwe. Agezeyo ubwa 7 aravuga ati dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja. Eliya aramubwira ati genda ubwire Ahabu ati utegure igare ryawe umanuke imvura itarakubuza. Hashize umwanya muto imvura ijuru rihinduriza ryuzura ibicu n'umuyaga hagwa imvura ya rukokoma. Nuko Ahabu yurira igare rye ajya i Yezebeli. Imana y'amahoro itugirire neza. Imbaraga z'Uwiteka zijya kuri Eliya aracebura arirukanka yiruka imbere ya Ahabu amutanga kugera irembo ry'Yezebeli. Imana idufashe. Ngaya magambo tugiye kuvugaho. Aya magambo ni ubuhanuzi ngiye guhanurira umuntu muri uyu mugoroba muri iki gitondo bitewe naho muri. Urabizi ko amasaha yacu samwe hano i Kigali ubu dufite 10:26 cyangwa se 9:29. Aho muri Amerika, aho muri Canada, aho n'ahandi dutandukanye ku masaha. Ariko witegure ko hari imvura y'umugisha igiye kuza mu buzima bwawe. Iyi mvura igiye kuza mu buzima bwawe, iyi mvura igiye kuza mu rugo rwawe, iyi mvura igiye kuza mu kazi kawe, kuko igihe kirageze ngo Imana ikora ibidasanzwe. Tala enema. Bibiliya iratubwiye ngo nuko Eliya we yari yizeye ko imvura iri bugwe. Iyo imvura yabonaga ntabwo abandi bantu bayibonaga. Kino gihe cyari igihe gikomeye. Wibuka ko Eliya niwe wari warahanuye aravuga ngo kubera agasuzuguro no gusuzugura Imana imvura ndayihagaritse. Eliya hagarika imvura atabajije Imana. Eliya yongera Ahabu aravuga ati ariko se wahagarika imvura gute wowe? Tibitewe n'ibyo n'ikimenda kijyanye. Eliya atwara n'ikime agishyira mu mufuko. Iyo uhagaze mu mwanya Imana igushakamo icyo wategeka cyose Imana iracyubahiriza. Iyo uhagaze mu mwanya Imana iguhamagariyemo icyo wahamagara cyose kirakwitaba. Ndagira ngo mbwire umukobwa, mbwire umusore, mbwire umumama, mbwire umupapa, mu mwanya Imana ishaka kuhagararamo hagarama Imana gukoresha ibidasanzwe mu izina rya Yesu. Igihe kigeze rero niwumva ko Eliya ari wafunze imvura ni nawe ngiye kuyifungura. We yari yizeye ko Imana akorera, yari yizeye ko Imana asenga, yari yizeye ko iyo avuganye nayo ibasha kumwumva. Ngo nuko ngo abyira umugaragu ngo manuka ngo witegereze. Ngo aritegereza ubwa mbere habona nta kigenda. Hari igihe witegereza ubwa mbere ukabura inzira, wareba ubwa kabiri ukabona ntabwo uzakira, wareba indwara ukabonera gukomereye, ukibaza ngo ni ibigeragezo, wagerageza ibintu bikanga, gatatu bikakwangira. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ubwa 7 yaje aramubwira ngo mbonye ikiganza. Doko mbonye agacu kangana n'ikiganza. Eliya ahita amubwira ati ako karahagije, ntabwo bisaba ibintu byinshi, wegenda ubyira haba haguruka agende kuko imvura igiye kugwa. Ndagira ngo uyu mugoroba iki gitondo kuri aya manwa manurira ubuzima bwawe. Hari imvura y'umugisha, hari imvura y'iterambere, hari imvura yo gukira indwara, hari imvura yo kubohoka, kuko Imana igambiriye kuri wowe ni ukubohora ubuzima bwawe. Muririmbyi umwe yaririmbye indirimbo nkunda cyane, yavuze ngo yaritegereje arareba asanga nta wundi muhwanye, ngo akira amasari, Yesu akira amasari. Yaritegereje arareba mu mafaranga, mu bakomeye, mu bikomangoma, mu byubahiro, asanga nta muntu uhwanye na Yesu. Mu buzima bwanjye njyewe mbere ngira umurasta, iyo nabaga nambaye neza direde nazimanuye navuga ati kweri. Umunsi umwe nigeze kujya hariya kuri plage ndakaraba ndi mu mazi, noneho naryoherwaga no kuzamuka mu mazi ngazunguza umutwe nkabona amazi arakubita hakurya no hakuno, nkavuga ati kweri. Naba nicaye ku mucanga ayaya nazunguza umutwe ngavuga ati kweri. Nabona abandi basenga ngabona ari n'ibigoryi, nabona abandi baringana. Ariko igihe kigeze Imana iraza inyereka ko gusenga ari byo bya mbere. Reka nongere mbwire uyu muntu ufite abana bamunaniye,
njyewe nananiye mama bitoroheje kwanza, nivuga ngo bitoroheje kuko sinigeze mwumvira, sinigeze nemera inama mpaye, nakunda gukora ibyanjye, ariko w'intambara yakoresheje yarasenze. Mama ahari Imana imuha umugisha, mama yagiye asengera, yari umugaturika, n'ubu ni umugaturika, akajya muri rozari akinginga Bikira Mariya, akinginga Imana. Nyamara aho yasengera akamubwira ngo umwana wawe azakizwa. Reka ngo bwire, ni Imana yavuze ku bana bawe wigira ikibazo ngo bangura umugi. Nta muntu njya mvuga ngo muri direde mu rumogi niho havuyemo umushumba, niho havuyemo umutambi, niho havuyemo umuhanuzi. Ndabizi nashidikanya ko Imana irahindura, ntabwo shidikanya kuvuga ko Imana izahindura umwana wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Birashoboka ko wewe wabonaga bitashoboka, ariko aho bitashobokera niho bigiye gushobokera. Igihe rero ahabo yumva ko bitashoboka, ariko uwari wacinze imvura ni nawe ngiye gusaba ngo imvura ikinguke mu buzima bwawe, imbaraga z'umucyo zongere zikurasi. Likotala bosinema, imbaraga zima. Eliya aravuga ngo reka ahabo irukanga. None wumva ikintu cyanejeje, igihe imvura yagwaga ahabo ari mu igare hagitandaguza akirebareba, Eliya ahita amucaho amutanga Izebeli, amutangayo. Ndagira ngo ubwire ngo abantu bazi kuba gutanzeyo nibakurekane n'Imana yawe. Inzira batazi uzanyuramo niyo igiye kunyuramo kugira ngo basange wicayeyo. Imana ije guhagurukana na, Imana ije kuguza n'igitangaza muri korona, muri guma mu rugo, muri ubuzima tubayemo. Ni Imana igiye kudutabarira. Ngo Imana ihagurutsa Eliya Imana imaze kumuhagurutsa, Ahabu yageze ku irembo ry'Iseyeri asanga Eliya yagezeyo. Imana igiye guhagurutsa ubuzima bwawe ibuhereza ishusho. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ibi bintu bitatu vuba nihuse. Icyambere, izere ko ibintu utafite ugiye kubyakira. Izere ko ibintu utabona mu mubiri uri kubibona mu mwuka. Ikirere cy'umuntu gifunguye mu mwuka, ibintu birashoboka. Reka ngo ubwire, twebwe abahanuzi hari igihe usoma ikirere cy'umuntu ukakikubitamo ukabona nta kintu kirimo, ukamubwira ngo senga, yasenga yakwihana, wagurira kwinjira mu kirere ugasanga harimo umugisha. Ibirere birahinduka. Uyu munsi ikirere cyakwanga ariko cyo kikemera. Ndagira ngo ubwire ko ikirere cyawe imaje kugikingura mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ikindi cya kabiri, iyo uhagaze mu ijambo no gusenga ukanizera, imikorere y'Imana ku buzima bwawe ikoreka abantu batabizi. Haleluya. Kuko Imana irashaka kugira neza ubuzima bwawe mu cyimbo cy'umubabaro, mu cyimbo cyo kuganya, mu cyimbo cy'ubukene, kugira ngo Imana yeshobore ku buzima bwawe. Gatatu, icyo watinze useba, icyo watinze usaba, aho watinze ushaka Imana, aho watinze winginga Imana, aho Imana igiye kuhakorera igitangaza mu izina rya Yesu. Reka ngubwire iki kintu, ntabwo nitaye ku gihe umaze no ku mwanya byagutwaye, ariko icyo nitayeho ni uko Imana yakumvise. Ni ukuri sishidikanya, Imana yarakumvise, kandi ko Imana yarakumvise iteguye gukora ku buzima bwawe. Divorce irakomanga ku muryango wawe, abana barakunaniye, ubushomeri bubazima igihe, wicaye mu bibazo utazi uko bizagenda, ariko mu ijuru hari Imana igira neza, mu ijuru hari Imana imara agahinda, mu ijuru hari Imana yibuka abayo. Imana iguha imvura y'umugisha. Imana irekura imvura bikuturetse kuri Eliya. Eliya igihe yahagarikaga imvura, Imana yamanuye imvura biranga. Iravuga ngo habaye iki? Impamvu Eliya byemeye mu ijuru nuko ari umukiranutsi. Gukiranuka kwawe kuzagutuma Imana ikumvira. Imana ntabwo ikina, hari ukuntu umuntu yifata uko ashaka, ariko Imana nta buraga igira. Yesu ashimwe cyane. Ibintu by'Imana bigira kondisiyo, ibintu by'Imana bigira amahame, ibintu by'Imana ukujya ubona ubwami bw'isi bugira amahame, nakuntu ubwami bw'Imana bugira amahame. Yesu ashimwe cyane. Reka sabira umugisha cyane cyane. Nk'ubu hari umuntu ukoze akantu keza, afasha abapfakazi babiri abagurira ibyo kurya. Maze iminsi ndikubwira abantu ngo niba hari icyo ushoboye ufasha abandi. Kino kintu kinejeje umutima wanjye cyane, kuba aguze umuceri n'akawunga agahereza abapfakazi. Si uko afite ibya mirenge, ni umutima wo gutanga. Mureka tugire umutima wo gutanga, tugire umutima wo gufasha abandi, tugire umutima wo kugobokana.
mu izina rya Yesu. Eliya rero kubwa autorite no kubwo gusenga bwo kwizera, aho ni Imana yamwumviye yongeye gusenga. Uzi ko Eliya we yari yizeye ko imvura ihari yari yizeye ko ibintu byose bishoboka, ariko abantu bari kumwe nawe ntabwo bari bizeye ko byakunda. Ubu hari abantu batazi ko warongorwa, ubu hari abantu batazi ko wakora mariage, hari abantu bazi ko 35 byarangiye. Hari agaterime ndi kumva muri iyi minsi ngo nta myaka 100 ngo ntagikwe, niba ntagikwa sinzi ukuntu ndi kubyumva, ariko kubizera muzakora ubukwe, kubizera tuzamara imyaka 120 tuvuga ubutumwa bwiza. Reka rero ngusabe hagara mu mwanya Imana igushakamo, data yihesha icyubahiro. Ndongera ngusaba kuri channel ukore subscribe, share na comment, usangiza abantu ubutumwa, kandi kwikamba Karuvari TV ndabizi kuzahahembukira. Reka dusenga n'Imana. Nakwibutsaga ko hari imvura y'umugisha ije mu rugo rwawe, hari imvura y'umugisha ije mu kazi kawe, kandi iyumviye Eliya nawe izakumvira mu izina rya Yesu. Reka ngusabe nge nawe dusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Gusa nagira ngo ubwire ko kuburwaye bidakwiyeho gukira, kubutinze gushaka bidakwiyeho mariage, kubutinze kubona akazi bidakwiyeho akazi, kubutinze kubona visa bidakwiyeho visa, kubutinze kubona urubyaro bidakwiyeho urubyaro, kubutinze kubona imodoka bidakwiyeho imodoka, kubutinze kubona inzu bidakwiyeho inzu, kubutinze kuba ushaka kubaho. Icyo uzaba cyo naho kijya kiragutegereje. Witinya, wikuka umutima, icyawe ntawe kizajya. Intebe yawe ntawe uzayicaramo, imodoka yawe ntawe uzayitwara, inzu yawe ntawe uzayiraramo, kuko wowe uri umwihariko utandukanye n'abandi. Umugabo wawe ngo urabona ngo umugabo wanjye ngo fiance wanjye ngo ntakivugisha ngo baramutwaye, naho gutwarira fiance. Ni ukuri kw'Imana, uwawe ntuwawe, byanga byakunda araza kwambika imbeta, kuko Imana wavuganye nayo ni Imana yo kwizerwa. Nyemerera rero wizerane nanjye. Ari ijambo umukanya nasomye muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, ndagira ngo nongere ndisome ahangaha. Ni igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 2. Bibiliya uzi ukuntu yavuze ngo kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona, kandi ni ukumenya udashidikanya ko ibyo utarareba biriho. Kwize Eliya yari yizeye ko imvura ihari, Eliya yari yizeye ko ahaba azabona ineza y'Imana, Eliya yari yizeye ko abahanuzi ba Bali bagiye kubona Imana ye. Reka abarozi babona Imana yawe, reka abakuroga bamenye ko ufite Imana, reka ibyari byaranze uyu munsi byemere mu izina rya Yesu. Ndizera ko Imana izatugirira neza. Donc kwizera ni ukwizera ko ibyo wasengeye bihari, ko bifite, ku inzu yifite, imodoka ko yifite, akazi ko wakabonye, iyo ndwara ko wayikize, umugabo ko yagarutse, ko amaze gusama, ko amaze ku enemando lepifo. Ukizera ko ibyo bintu wasengeye ubifite mu izina rya Yesu. Ubarikiwe sana. Nataka nikwambie kitu kidogo. Mungu wangu ata Mungu wako atasaidia maisha yako. Usiogope na usibabaike. Mbingu zitafungua mvua baraka katika jina Yesu Kristo wa Nazareti. Acha baraka ya mvua ikuwe ndani ya kazi yako. Acha baraka ya mvua ikuwe ndani ya maisha yako. Hata baraka ya mvua ikunyesheye ndani ya maisha yako. Kwizera, usito enema, usikose imani. Gira kwizera kuko ibyo utareba bihari mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Ufite cyifuzo ki? Yandikira kuri numero ya WhatsApp, dufatanye nge nawe dusenga n'Imana. Ndabizi ko Imana izatugirira neza kuko Uwiteka ari kumwe natwe. Haleluya. Murongo wa 2 reka rero soreza nguko kwizera niko kwatumye abakera bashimwa n'Imana. Password. Aho ngaho rero ibidashoboka biviyemo ibishoboka. Reka dusenge. Zamura kwizera. Fataho urwaye. Izere ko akazi kawe kabonetse, ikibazo cya banki gikemutse, abana ba Imana bahagakiza, umugabo Imana mugaruye, umugore Imana mugaruye, ubushobozi utarufite Imana buguhaye mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwera wa Isiraheli, litalabo enevole kidepa,
wari ufite ubwoba ariko ndumva Imana imbwira ngo ikumaze ubwoba. Tope enevole kide sedeta, igihe cyose iyo wicaye ugira ibyunzwe, ndumva Imana imbwira ngo wari umwuka wa dayimoni ariko Imana ugukuyeho. Riporabo enevole kide sedeta, mu izina rya Yesu, mu mbaraga yo kwizera, mu mbaraga Eliya yahagazemo, nanjye niyo mpagazemo nk'umutambyi, niyo mpagazemo nk'umuhanuzi, nirukanye ikintu cyose cyabazaga ubuzima bwawe, iyo ndwara, ako gahinda, uwo mubabaro, ubwo bukene, iyo ntambara, uwo muvumo, uko kwangwa, uko kurekwa, ndabisenyesha imbaraga z'umwuka wera. Ndaguhesha umugisha. Reka wakire imvura y'umugisha mu kazi kawe, reka ubone ko ibidahari bihari, reka ubone ko Imana ikuremeye amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Manu y'imvura y'amahirwe, manu y'imvura y'iterambere, manu y'imvura yo kubona imigisha abantu batari bazi ko wabona. Ngo asabiye umugisha kandi amahirwe utigeze ubona uyabone guhera uyu munsi. Ukireba iki kiganiro, wakire gukira, wakire ubutabazi, wakire kwemerwa mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uwiteka kurebe neza kandi akwishimire mu rugendo rwawe. Ngusabiye umugisha, imbaraga n'amavuta, bisabye mbyize ko Imana igutunguye mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen.